Data wa twese mwiza, data wa twese utuye ahirengeyeho mu ijuru, turagushimye kandi turaguhimbaje. Data mana yacu, uragahorana amashimwe, uragahora n'icyubahiro, uragahora ushyirwa hejuru. Turagushimiye mu byo ukora, turagushimiye mu byo uvuga, turagushimiye kuko ukiranuka, turagushimiye kuko udahinduka, turagushimiye kubera ubuzima waduhaye, turagushimiye kubera ineza yawe. Haleluya, turaguhimbaje. Waradukunze urukundo rwinshi. Haleluya, buri munsi ku munsi ukagenda uturinda, isaha n'isaha ukagenda uturinda. Twakomeje kubona imbaraga zawe, turi abahamya y'uko uri Imana yacu bwite kandi uri Imana igira neza ituye muri twebwe. Salomo yamaze kumenya agaciro kawe, atekereza uburyo wagendanye na se Dawidi, atekereza uburyo wakomeje amasezerano, atekereza uburyo wabaye Imana isohoza ibyo uvuga. Arangije akubakira inzu, amaze kuyubaka azana isanduku yawe y'isezerano ayishyira mu nzu yakubakiye. Arangije arapfukama, arambura amaboko, arasenga, araguhimbaza, aragupfukamira, aravuga ngo Uwiteka we, umuntu wese uzajya usenga yerekeje umutima kuri iyi nzu azajya asubizwa. Haleluya, yarakubonye kuri Imana ikomeye, yarakubonye kuri Imana nzima, yarakubonye kuri Imana isohoza ibyo wasezeranyije. Yarasenze abwira Abisiraheli bose, aravuga ngo mu byo Imana yasezeranyije umukozi wayo Mose byose byarasohoye. Haleluya, uri Imana isohoza amasezerano yose. Nubwo mbere y'uko asohora ahura n'ibiyazitira, ahura n'ibiyagobeka, ibiyatinza, ibiyadindiza, ibiyariganya, biba bihari byinshi, ariko urayasohoza. Ni nayo mpamvu ndi kugushimira ko uri Imana izasohoza ibyo wavuze ku buzima bwanjye. Ndagushimira ko uri Imana izasohoza ibyo wavuze ku bwoko bwawe. Ndagushimira amasezerano wampaye, wansezeranyije kuzangirira neza, wasezeranyije kubana natwe mu bihe bikomeye ndetse n'ibyoroheje, wasezeranyije kuzaduheka ku mugongo igihe cyose tuzajya twumva tunaniwe. Waradusezeranyije ngo nitugutabaza uzadutabara, waradusezeranyije ngo dukomanga uzadukingurira, waradusezeranyije ngo tuzane imitwaro yacu yose uzayidutura. Ayo niyo masezerano dufite adahinduka. Ni Uwiteka Imana Nyiringabo, imitwaro yose nikoreye nzi neza ko ari wowe uyinduhura. Ibibazo byose mfite nzi neza ko ari wowe igisubizo cyabyo. Imibabaro yose nababaye nzi neza ko ari wowe mahoro y'umutima wanjye. Ndakwizeye Mana, ndakwizeye Kristo, ndakwizeye Jehova, ndakwizeye Kristo muzima, kugira ngo icyo wavuganye nanjye gisohore uyu munsi wa none. Haleluya, haleluya, haleluya. Salomo ntabwo yizirikanye we ubwe, ntabwo yizirikanye. Yagushimiye ko wamushyize ku ntebe y'ubwami, arashima ko wamushoboje byose ugasohoza n'umukambwe we Dawidi. Arangije asengera Abisiraheli bose, asengera abanyamahanga, arabashinganisha, aravuga ngo umuntu wese uzajya uba wacumuye akagaruka akagusabira imbabazi mu nzu yubatse uzamubabarire. Aravuga ngo Abisiraheli nibajyanwaho iminyago bakagenda bagucumuyeho bakabanyaga, ngo bakongera bakagaruka bakibuka icyaha cyabo, ngo uzabumve ubagirire neza. Yarasenze asengera n'abandi, yarasabye asabira n'abandi. Nanjye uyu munsi wa none nje imbere yawe, ndi kwiperezanta imbere yawe nka Salomo, nje gusenga isengesho nk'irya Salomo. Icya mbere mbanje gukora ni ukugushyira hejuru, kuko uri Imana ngari, uri Imana nini cyane, uri Imana ihebuje, uri Imana yumvise Salomo, kandi uri Imana igiye kunyumva aka kanya. Wamaze no kunyumva ntaravuga, kuko icyo nagambiriye wakimenye ntaratangira no kukivuga. Haleluya, haleluya.
uri Imana yumva gusenga ikatwumva twese. Imana yanjye nishimwe, Uwiteka nahimbazwe. Rero ngaho ntega amatwi ndakwinginze, Uwiteka we ndakwinginze, ukize ubuzima bwanjye, ukize ubuzima bwanjye, urengere ubuzima bwanjye. Igihe cyose Kristo mwiza nzajya nsenga nerekeje umutima kuri wowe, ujye untabara. Igihe cyose nzajya mbyuka nkagutabaza, ujye unyumva. Igihe cyose nzajya ndira nkakwereka amarira ndi kurira, ujye uyabona uyahanagure. Igihe cyose nzajya ngira ikibazo, Uwiteka Imana kikankomerera, nkagutabaza nkavuga ngo Uwiteka we ibi nabyo birebe, ujye unyumva. Ndakwinginze, ndakwinginze, ujye unyumva. Uko wumvise Salomo ujye unyumva. Isengesho Salomo yaturaze nanjye rimbere umugabane. Uko ubwoko bwawe buzajya butaka, uko ubwoko bwawe buzajya bugira ikibazo, uko ubwoko bwawe buzajya bubabara, bukibuka kuri Imana, bukaza bwiruka buguhungiyeho, ujye utwumva, ujye utwumva. Umuntu aracumura, Salomo yarabibonye ko Abisiraheli bashobora gucumura, hanyuma ngo bacumura ibyago bikaba byabageraho. Ariko yongera yibuka yuko uri Imana ihorana imbabazi. Aravuga ngo igihe cyose bazajya bibuka kuri Imana y'imbabazi, ujye ubagirira ibambe. Nanjye Data Nyiringabo Imana, igihe nzajya mba nacumuye, igihe nzajya mba natanye, Uwiteka Imana nkagaruka imbere yawe, ujye umbabarira Nyiringabo Imana. Ibyaha byose Kristo mwiza yarabyitangiye ku musaraba i Golgotha. Amahirwe dufite twavukiye ku ngoma y'umwami wacu Kristo, ingoma y'imbabazi. Haleluya, haleluya. Salomo yabasengeraga Yesu ataramena amaraso, bababarirwa kubw'isengesho rya Salomo n'inzu y'Uwiteka yari yubatse. Ariko twebwe tubabarirwa kubw'amaraso ya Yesu. Umuntu wese uzajya uza akizera amaraso ya Yesu, akizera ingoma yawe Kristo, akizera ubwami bwawe, ujye umubabarira. Uko icyaha cye cyaba kingana, ujye umubabarira. Uwiteka we, igihe cyose ndakwinginze, ndakwinginze, ntukajye ureba ku ngano y'igicumuro nacumuye, ahubwo ujye ureba ku ngano y'uko nshaka kubabarirwa. Uwiteka, ujye ureba ku ngano y'uko nshaka kwera, maze unduhure. Haleluya, 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 haleluya. Unduhure, ungirire neza, unkureho igicumuro cyatuma Satani anyishima hejuru. Salomo we yasanze yuko icyaha ari cyo gituma abantu bajya mu ntambara. Yarebye arasanga ko gucumura k'Uwiteka aribyo byatuma babanyaga. Abona gucumura k'Uwiteka aribyo byatuma mugiga itera, inzara itera, imvura yanga kugwa. Arabireba abona ko ibibazo byose Abisiraheli bashobora kugira bishobora guturuka mu kuba bacumuye. Arangije abasabira imbabazi igihe cyose. Nanjye Uwiteka Imana Nyiringabo, ibyago byose by'ubuzima bwanjye, ingorane zose z'ubuzima bwanjye byaba byaturutse ku byaha nakoze, igihe cyose ujye umbabarira. Ndishinganishije mu mbabazi zawe, umbabarire Mwami, kuko ndabizi neza ko umukiranutsi azagubwa neza. Niko ijambo ryawe rivuga ngo azamera nk'imisozi Siyoni udashobora kunyeganyezwa. Nguko Uwiteka ugose Yerusalemu kandi niko ugose n'abantu bawe. Turabizi neza ko umukiranutsi utazamureka, turabizi neza ko umukiranutsi utazamuta, turabizi ko umukiranutsi azarindwa, turabizi ko umukiranutsi atazanyeganyezwa na gato. Ujye umuhora umagukiranuka, ujye uhora umagukiranuka. Niryo sengesho ryanjye ry'uyu munsi. Ibyaha byanjye mu izina rya Yesu Kristo bibabarirwa ntaranabikora. Nzajya imbabazi zihoraho ku buzima bwanjye n'ubw'itorero. Ari itorero ryawe riri mu ibanga, itorero ryawe riri kashe, itorero ryawe ritazwi, itorero ryawe Abisiraheli bawe ubwoko bwawe wironkeye. Nabo ndabasengeye Uwiteka Imana Nyiringabo, aho umuntu ari yihishe mu ibanga, aho umuntu ari gusenga tutabizi, aho umuntu ari gusenga wenyine, aho umuntu ari gusengana n'abandi, aho umuntu ari gusengana amarira atazwi na buri wese. Ahantu hari umuntu, haleluya, ubarirwa mu itorero ryawe,
ndamukweretse kugira ngo igihe cyose azajya yizera amaraso ya Yesu azakizwa, azajya yizera umusaraba wa Kristo ajya akizwa, azajya yizera agakiza ko ku musaraba ajya akizwa. Uwiteka we ujye umugirira ubuntu, umuntu wese uzajya uguhamagara ujye umwitaba, abarira ujye ubahoza, abananiwe ujye ubaruhura, abashonje ujye ubagaburira, abambaye ubusa ubambike, bari mu nzu y'imbohe ubabohore, imfubyi uzihumurize, ukize abarwayi. Ndabasengeye bose abo dusengana umunsi ku wundi, ubagirire neza mwami wanjye. Ndabakweretse papa, ubiteho Nyiringabo Imana, nk'uko Salomo yasengeye itorero ryose, agasengera ubwoko bwose, nanjye ndabasengeye bano dusengana ubu munsi, bano twasenganye ejo, abo tuzasengana ejo n'ejo bundi, abo tuzakomeza kugukorera, abiyemeje kugendana nawe. Uwiteka ubagirire neza, ubabarire igicumuro cyabo, ubabarire ibyaha byabo, ubarinde ibyago Nyiringabo Imana, ubarinde indwara zose, ubarinde ibibazo n'ibigeragezo, ubarwanire intambara zose, ubakize ababisha babo, bakize abarozi n'abagambanye, bakize indyarya mbi, bakize ibihishamo n'ibibarushya. Mu izina rya Yesu niko mbasengeye. Abatarakumenya Kristo mukunzi mwiza, nabo bahe kukumenya, amahanga akumenye, abadakijijwe bakizwe. Turashaka abantu benshi bazakizwa, turashaka abantu benshi bazakizwa. Icyama bagakizwa mwami wanjye, icyama bagakizwa, ubwami bwawe bukamamara, ubwami bwawe bukororoka, ubwami bwawe bukagera kure, ingoma y'amahoro ikagera ku isi yose. Turasabira abatarakizwa kugira ngo barebane imbabazi zawe, nawe ugenda ubakoreho ubakomange. Aho wadukuye Kristo mwiza, natwe ntabwo twari tuzi ko tuzahava, ko watugiriye neza nabo bagirire neza, ubambike imbabazi zawe. Turashinganisha ibyo waduhaye, turashinganisha imigisha waduhaye, turashinganisha Uwiteka Imana ibyo waduhaye, ubirindwe n'amaraso ya Yesu. Turashyira amaraso ya Yesu ku buzima bwacu, turashyira amaraso ya Yesu ku mibereho yacu, turashyira amaraso ya Yesu ku byo dukora, turashyira amaraso ya Yesu ku migambi yacu, turashyira amaraso ya Yesu ku bitekerezo, turashyira amaraso ya Yesu kuri proje, turashyira amaraso ya Yesu ku kintu cyose Uwiteka Imana Nyiringabo watugeneye, ku migisha igaragara n'itagaragara, ibyo dufite n'ibyo tuzagira, ibyo watuteganyirije byose tubihuje n'amaraso ya Yesu, kuko niyo abishinganisha. Ahari amaraso ya Yesu Satani ntabikoraho, hari amaraso ya Yesu Satani ntabivuma. Turashinganisha relasiyo zacu, turashinganisha inkundo zacu, turashinganisha imibiri yacu n'ubugingo bwacu, turashinganisha imiryango yacu, turashinganisha ibyo dukora byose, amadiporome yacu, turashinganisha ikintu cyose, amashuri, turashinganisha Uwiteka Imana Nyiringabo imirimo y'intoki zacu, turabishinganishije byose muri presence yawe, turabishinganishije mu maboko yawe, turabishinganishije mu maraso ya Yesu. Bishinganwe rwose, ntihagire umunyago uzabigeraho, ntihagire umubisha uzabigeraho, ntihagire umugambanyi uzagambana. Turinshinganishije twese mu izina rya Yesu. Kino gitondo mpagaze meze nka Salomo, ndi gushinganisha Isiraheli yose, ndi gushinganisha umuryango wose, ndashinganishije igihugu cyose, ndashinganishije famiye yose, ndashinganishije u Rwanda rwose, ndashinganishije abanyarwanda n'abahanzi y'u Rwanda n'isi yose mu izina Yesu, n'ibihugu byose nk'uko Salomo yabigenje, nanjye ndabikoze. Kandi uko wari uri kera n'uyu munsi ni kuri, uko wamwumvise nanjye wanyumva. Ntabwo wamwumvise kuko yari umwami, wamwumvise kuko yagukundaga, wamwumvise kuko yakubahaga, wamwumvise kuko wari waramutoranije. Nanjye ndabizi uranyumva rero, nanjye ndabizi uranyumva. Uyu mupapa n'uyu mumama dusengana, uyu musore n'inkumi, ndabashinganishije papa, ujye ubahagararaho, ujye ubarengera, aho bazajya batambuka bajye bafatwa nk'abana bawe, bajye bubaha nk'abana bawe, bajye babona umugisha w'uburyo n'ubumoso, bajye bishima banezerwe, amarira ntazongere kubaranga ukundi, umugabane wabo uhinduka ibyishimo, agahinda batewe n'abadayimoni n'abanzi babo mu izina rya Yesu karangire. Ubagirire neza, ndabasengeye. Nanjye mpagaze ahera cyane, mvuga ngo umuntu wese uzasenga yerekeje umutima wo kuwiteka ku Mana
y'ino shene resiterapete, Uwiteka Imana Nyiringabo azakire, azakizwe, azasubizwe, azabohoke, azanezerwe, azabone umugisha. Umuntu wese uzaza tugafatanya gushima Imana yacu, gusenga ubudasiba, Uwiteka Imana dusenga uzamubera ubuzima, uzamubera ibyiringiro, uzamubera imbaraga, uzajye mu buzima bwe, uzinjire mu rugo rwe, uzinjire mu mutima we, uzinjire muri famiye, uzahinjira ahantu hose, uzamucengere rwose akubone ko wamusuye. Mana y'ino famiye resiterapete, wowe Mana dusenga, Mana yacu, Mana y'ubuzima, Mana y'imbaraga, ugendagende kuri buri muntu wese dufatanya gusenga mu izina rya Yesu Kristo. Iryo ni ryo sengesho Salomo yasenze, nanjye ndarisenze muri kino gitondo, nanjye ndarisenze muri kino gitondo. Rihinduke suruse y'imigisha ku buzima bwacu, rihinduke suruse y'imigisha ku buzima bw'ubwoko bwawe, rihinduke suruse y'imigisha ku Mwisiraheli wese ugukunda. Imana irinde Umwisiraheli idasinzira, Imana igendana n'Umwisiraheli ugatura hagati yabo. Natwe ubane natwe, turi Abisiraheli bawe, kubw'amaraso ya Yesu twaratoranijwe, turacungurwa. Igicu cyawe, umucyo wawe, imbabazi zawe n'ineza yawe bijye bitwoma ahantu hose tuzajya, ubuzima bwacu bwose butegekwe nawe n'ineza yawe, mu izina rya Kristo dukunda cyane. Amen, 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 amen.